Umujyi wa Kigali uravuga ko bitarenze uyu mwaka 2025 imashini zose zikoreshwa mu Gakiriro ka Gisozi zimurirwa ahandi hagasigara abacuruza ibikoresho byamaze kurangira. Ibi biri muri gahunda yo gukemura burundu ikibazo cy'inkongi z'umuriro zagiye zibasira ako Gakiriro. Ibirambuye kuri inkuru na Clement Karambizi. Ku Gisozi mu karere ka Gasabo niwo bubatse aka Gakiriro. Urebesheje ijisho imirimo ijyanye n'ububaji yakorerwa ntiwashidikanya uruhare rw'aka gace mu iterambere ry'abahakorera ndetse n'igihugu muri rusange. Gusa nubwo bimeze bitya, mu myaka 6 ishize aka Gakiriro ka Gisozi kamaze kwibasirwa n'inkongi z'umuriro inshuro zirenze 5. Mugwaneza Jovine amaze imyaka 17 acuruza imbaho muri aka Gakiriro ka Gisozi. Tariki 30 Gicurasi 2025 inkongi y'umuriro yangije ibicuruzwa bye bifite agaciro ka miliyoni 400. Ngo nari maze imyaka 17 naje tangira ubucuruzi nk'abandi, ndagura atelier turayivugurura. Ni ibintu umuntu yabonye mu myaka myinshi, imyaka 17 ni imyaka itari mike umuntu aba yifite n'imbaraga z'ubusore niko navuga. Kuba byarahiye rero umunota umwe kandi hari yabonaga imondo ya business, niho hantu nari narashyize imbaraga, ariko ni gishoro kugeza uyu munsi ntacyo, kandi biracyari vuba n'umutwe w'umuntu ntabwo urabasha kubyakira. Ubu muri make nta hantu turakorera, ndicaye mu rugo. Mugwaneza asanga igikwiye ari ukubashakira ahantu hazima kugira ngo badakomeza gukorera mu gihombo. Bakanadufasha no kubona aho dukorera, kuko ibintu nka biriya ntabwo babikorera ahantu hariho hose muri quartier. Nibura tubonye aho batwerekeza bati naha icyerekezo ni iki cy'ibyo mwakoraga, noneho bakaduhuza n'amabanki niba bakatworohera, ko amabanki nayo aranadutinya kubera izo nkongi zihora ziba, aratinya. Gashayija Justin uri mu batangiranye n'aka Gakiriro avuga ko ari umwe mu bahuye n'igihombo gikomeye nyuma y'inkongi iherutse. Kandi nongere nkubwire ngo twahishije ibintu byinshi cyane. Hangi wanjye nahishije hari nahishije amamiliyoni menshi, harimo imbaho, hari nk'amamashini, harimo za MDF, harimo muba, ibyo twita marina board na mebure. Twahishije ibintu byinshi cyane, nanjye nahishije ibintu byinshi cyane. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali Ntirenganya Emma Claudine avuga ko hafashwe ingamba zo gukemura iki kibazo cy'inkongi mu Gakiriro ka Gisozi. Ibyo ngibyo turimo rero turabikoraho, twanatangiye kuganira nabo kugira ngo tubitandukanye, habeho gutandukanya ubucuruzi bw'ibikomoka ku byo bahakorera, noneho n'uburyo bwo kubikora nabyo bishyirwa kwabyo kandi bisa naho bijyanwa mu bice byahariwe inganda. Icyo rero ni ibintu bibiri turimo kugerageza gukora muri iyi minsi, kureba uburyo ibyo ngibyo bisa naho ari inganda bijyanwa mu nganda, noneho ibindi bijyanye n'ubucuruzi akaba ari byo bikomeza gukorerwa ahakorerwa ubucuruzi. Impuguke mu birebana n'ubwubatsi zisanga umuturambye w'iki kibazo cy'inkongi zibasira udukiriro ari ukunoza neza imyubakire yatwo n'ibihakorerwa. Kuko iyo umuntu yubaka mu nyubako iyo ari yo yose hari ibintu bitatu by'ingenzi byitabwaho: uburambe, komforo ariyo safety, tuvuge abazakoreramo cyangwa banakora bubaka, ibyo byose byitabwaho. Noneho haniyongeramo noneho ibikene amafaranga azakoreshwa, cost. Ibyo byose rero kugira ngo byubahirizwe bikenera inzobere mu myuga itandukanye ariko uhuriza hamwe, noneho bikaba byashyirwa muri plan zose mbere yuko zitangira gushyirwa mu bikorwa. Aha ni mu Gakiriro ka Gisozi, Agakiriro ko hepfo, niko rero kaherutse gufatwa n'inkongi y'umuriro mu masaha ya mu gitondo hari ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka turimo wa 2025. Abahakorera n'abahakoreraga bahombeyemo imitungo yabo itandukanye, yaba imbaho, imashini n'ibindi, bavuga ko byabafashaga umunsi ku wundi kugira ngo batunge imiryango yabo. Bakaba niyo muganira bakubwira ko ari ibintu bitaboroheye na gato, ariko bafite icyizere yuko bazongera bakiyubaka maze bagatera imbere. Clement Karambizi, i Kigali.